Umunsi mwiza bene data mwese ndabashuhuje abari turi kumwe hano kuri Pure Gold Channel. Uyu munsi ni umunsi mwiza cyane, umunsi w'umugisha, umunsi akazuba kavuye, umunsi tugomba gusohoka, abiyemeje gusohoka bakajya gusengera aho batuye za community zabo, abaturage muturanye ukabasabira umugisha. Nukuri Imana ibampera umugisha. Mwese mboneho akanya ko kubasuhuza kandi mbakira hano kuri iki kiganiro cyacu cy'ijambo ry'umunsi hano kuri Pure Gold Channel. Imana rwose ibagirire neza cyane. Uyu munsi bwakeye ndashimira Imana ko yaturinze twese, yabarinze nanjye irandinda. Nuko Imana inkoze ku mutima, numva ko ngomba gusohoka nkajya gusengera iyi community nziza cyane aho Imana yamaye gutura. Ngomba kubakunda, ngomba kubasengera kuko ni Imana yaraduhamagaye ikaduhamagarira kuyikora no kuyivugira, ngo tugomba kwiyanga tukikorera umusaraba tukagenda imisaraba yacu. Umuntu wese umusaraba we, si ukuvuga kuzafata igiti ngo ukibambeho cyangwa ukikorere. Oya, bisobanura ko ugomba kwemera uwo muhamagaro, ugomba kwemera wasekwa utasekwa, ukemera uwo musaraba wawe, ukemera uwo muhamagaro. Sorry. Ukemera uwo muhamagaro. Urero muri aka kanya rwose nagira ngo dufate akanya ko gusenga, ko gusabira buri wese aho ari ku murimo we, kugira ngo Imana idushoboze uko turi kose. Wemere wikorera umusaraba wawe, ni ukuvuga umuhamagaro wemere rwose, kandi Imana izagushoboza. Nkuko nanjye nawemeye nkasohoka gutya nkajya hanze ngahura n'abantu nkabasuhuza, ibintu bikagenda neza, nta kibazo ga. None se Yesu we ko yawikoreye ari umwana w'Imana, akikorera ahubwo umusaraba ukomeye akikorera umusaraba akakubambirwa. Ntanswe twebwe igishushanyo cy'umusaraba ni ukwemera umuhamagaro, ukagenda ukabanza Yesu, kuko Yesu aravuga ati mwiyange munkurikire. Ushaka kunkurikira niyange. Ibuka intumwa za Yesu zimaze guhamagarwa, Yesu Kristo yaragiye abatumira, abatora, abahamagara, bakamukurikira, basiga byose baramukurikira. Ni ukuvuga ngo natwe ubishoboye akazi yakareka, ubishoboye yagenda, ariko siko bivuga. Unyumve neza mwene data, ni ugushyira Yesu imbere. Niba aguhamagaye ukamubanza ukamushyira imbere. Mana ndagusabye kugira ngo twese udufashe Mana, utugirire neza, dushobore kukumvira, dushobore kwitaba imihamagaro yacu. Mu izina rya Yesu nsabiye bene data wahamagaye bafite gutinya, badafite gutinyuka, ubagirire neza Mwami, wafashe rwose imbaraga zawe ziboneke muri bo. Haleluya. Mwami Yesu, twese tugirire neza. Ndagushima kubw'umwuka wera waduhaye udufasha akatuyobora. Urakoze Mwami, byose mbisabye mu izina rya Yesu Mwami wacu. Amen, amen, amen. Haleluya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ora sikipi pirisa ndakarabara sonkipi kirasa ndakapapara sikipi randa tataka papa. Ndagushimye Mwami, ndagushimye ku gitondo cyiza nk'iki, ndagushimye kubw'umugisha wawe Mana, ukomeze wigaragaze. In Jesus name I pray. Amen, amen, amen. Turi kumwe bene data, ndagaruka mu kanya, ntujye kure.